Nongeye rero kubasuhuza kandi mbaye ikaze bakunzi bacu badukurikira kuri kamera y'Umwizera TV show. Uyu ni undi munsi kandi twongeye kubonana namwe. Twashimira Imana kubw'amahirwe yaduhaye kugira ngo twongere tubashe guhura twishyira hamwe twumva ibiganiro byacu kandi dukurikirana ijambo ry'Imana mu kuri no mu mwuka. Reka rero muri uyu mwanya dufata umwanya mutoya ariko ntitubikore nk'imihango, ahubwo twese mu mitima yacu twegereze imitima yacu Imana kugira ngo Imana iduhe gusobanukirwa neza aya magambo yera tugiye kuvuga. Ntabwo tugiye gusengera ijambo ry'Imana kuko ryo ni ryera, nta nubwo ijambo ry'Imana twaryeza cyangwa se ngo turisengere ryere, ahubwo ryo riraturuta kandi rirera. Ahubwo reka imitima yacu isanganywe no kumva ukuri. Turagushima Mana nziza Data twese uri mu ijuru, icyubahiro n'ikibi cyawe mwese mu ijuru. Reka umwuka wawe ratuyobore muri ibi biganiro tugiye kugira birebana n'ijambo ryawe waduhaye Mwami Imana kugira ngo tubashe kumenya ukuri kandi ukuri kuzatubature. Izina ryawe rikigwe hejuru mu isi no mu ijuru, imitima yacu ifungukire ukumvira no kumva mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Nguko ntabwo akenshi nza kuri televiziyo ari ukugira ngo mvuge ibyo abantu gusa bavuze cyangwa se ibyo bambajije, ko abantu bakunda kumbaza bakambwira ati turashaka ngo udusobanurire hanyuma tumenye neza ukuri ku bintu bimwe na bimwe. Ngira ngo ubushize rero muranzi muramenyereye, ntabwo ndi mushya kuri iyi channel, ntabwo ndi mushyashya kuri iyi televiziyo. Abanzi rero n'abatanzi ngira ngo no kwivuga ntacyo byantwara, ni Apotre Anastase Nteziryayo. Hanyuma kandi abo twagonze kubana mu bindi biganiro bitandukanye nkaba ndi n'umunyamakuru. Amahoro y'Imana ari muri mwe, mbahaye ikaze. Ndagira ngo ujye ukurikirana ibi biganiro bitagucika, hanyuma ukore subscribe, hanyuma ukande like na comment kugira ngo urusheho kubikurikirana. Kandi natwe turahari ku bwanyu kugira ngo tubagezeho ibi biganiro. Bavandimwe rero, icyigisho cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe. Nubwo hari abantu babimbajije, ariko biri no mu nshingano kugira ngo nk'umwigisha w'ijambo ry'Imana mbashe gukura abantu mu rujijo. Ikintu cyerekeranye n'iyobokamana cyagumye kuba agaterera nzamba. Iyobokamana yabaye iyobokamana pe. Iyobokamana irimo ibintu byinshi by'urujijo. Imana yananiwe ugasobanuka kandi nyamara yirasobanutse, ariko kunanirwa ugasobanuka n'abantu bashatse kuyivuga uko itari. Uyu munsi nk'uko biri mu nsanganyamatsiko, nje kuvuga ku byerekeranye n'amaturo n'icyacumi n'ibitambo, imirimo abantu benshi bafata nk'ibahuza n'Imana, cyangwa se ndetse benshi bakabyita ko barimo bakorera Imana. Iyo ndimo ndasoma cyangwa se nkurikirana ibindi binyamakuru cyangwa imbuga nkoranyambaga, ama YouTube y'abantu batandukanye, harimo abapastors bahagarara amatorero, ibi bintu ntabwo bivugaho rumwe. Uraza kwibaza ngo Apotre Anastase akuzanira iki gishyashya? Niwumva umwuka w'Imana kuyoboye undega amatwi, kubera ko mfite imbuzi ndaguha. Hanyuma nuza kumva kandi nabwo uri mu ruhande rw'abafana bo gufana imiryango ye cyangwa se amadini, nabwo uraza guhura n'ikindi kibazo, kuko hano sinigeze nakubwira umuryango mpagarariye. Ariko icyo nshaka no kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe kumenyekana. Ndagira ngo iki cyigisho tukivuge mu ncamake kubera ko kiragutse cyane. Ibindi muzajya mugenda mubisoma mu bitabo bitandukanye. Mfite ibitabo bigeze kuri 4 bizagenda bibafasha gusobanukirwa ukuri. Harimo igitabo cyitwa ibimenyetso by'ubuhakanamana, hanyuma akazamo n'igitabo bita umuhamya w'ukuri. Nushaka kumenya ukuri ibyo bitabo uzabisome. Ndetse hari n'ikindi gitabo cyitwa ikinyoma cy'idini. Hanyuma iyo kinyoma cy'idini akaba ari twise ko ari ikinyoma kigabura. Rero mfitemo n'igitabo ndetse kivuga ko ijuru ridakorerwa. Uraza kunyumva kuri iyi kamera wumva hari ibyo ngiye kuvuga bitandukanye n'ibyo wizeye cyangwa wemeye, hanyuma ntuze kumpindura umusazi, ahubwo wowe uze kumenya ibyawe kandi unkurikire. Nushaka kumenya ukuri, nawe ukuri kuzakubatura. Iyi mirimo rero benshi bakunda kujijuraho. Ndarutse no gutega amatwi televiziyo imwe ntaza kwirirwa mvuga, n'umuntu umwe wari ukwigisha agira uko abisobanura, ariko bino bintu tujya gusobanura ijambo ry'Imana ari ibindi bibiri abatwumva mugomba kujya mwitaho kandi mukabyitondera. Banza urebe uyu muntu uze gusobanura ijambo ry'Imana, umwuka guhishurire, agenderera iki? Agenderera kugaragaza ukuri cyangwa akendereye kugira ngo abone uko akora publicité y'ibyo akora, hanyuma abantu bamugane.
ngira ngo murabizi neza ko iyi mirimo tugiye kuvugaho amadini menshi avuka n'abandi benshi baza mu ivugabutumwa niyo babemirije imbere, ni nayo baba bashingiyeho kuko ari iturukamo ibihembo byabo, abandi ndetse bikabavamo n'ubukungu. Ariko wowe uyikora mu nzira yo kubwira ko ari umurimo w'Imana uri gukora. Nicyo tugiye kureba, ese ni umurimo w'Imana bako? Ukayikora bakubwira ko iyi mirimo iraza guhuza n'Imana, ntibishoboka. Ese ko ni imirimo yo guhuza n'Imana? Reka turebe ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amambere Imana ndagira mubwire ngo Imana ntikorerwa, ntabwo yakorerwa. Iyo dusomye ibyanditswe byera tugaseba mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo 25, hari amagambo Paulo intumwa yanditse yishuriwe n'umwuka. Abanyetenayi bari bari mu bintu bimeze bya bindi abantu benshi bajya bavuga ngo ngameze nk'uri mu mandazi. Ni imvuga abantu bo hanze bakoresha ndiba mu ijambo ry'Imana, ariko abantu benshi murayizi. Cyangwa se ari n'ibindi bajya bavuga ngo indondogozi y'ikirondwe ngisigara ku ruhu inka yarariwe kera. Byukuri Paulo yabwiye abanyetenayi amagambo akomeye abasobanurira Imana iyo ariyo. Ku murongo 25 aravuga ngo iyo ngiye mu mucyo utegerwa ngo kuko itaba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu, ngo ntikorerwa ngifite ikikennye. Ntabwo Imana ikorerwa n'umuntu, nta nubwo byashoboka. Icyo ni icya mbere. Ariko icya kabiri nabwo ushobora kwibaza ko ari ijambo ry'Imana kandi rigomba kubaho. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'iki? N'Imana, ariko bigira umumaro wo kutwigisha. Yego byahumetswe n'Imana, ariko Bibiliya ntabwo ari ikintu kiri fixed ahantu cyicaye. Bibiliya nihishurirwa, ni revelation, nihishurirwa buri munsi urugendo hishurirwa. Kandi ndagira ngo nze kukwibutsa mu byo turaza kwiga, hari n'ababyize ariko byabyirengagiza. Bibiliya ifite amasezerano abiri kandi ari igitabo cyangwa se ari ijambo ry'Imana imwe. Ujye wibaza kubera iki hari amasezerano abiri, ko Imana itarekeye isezerano rimwe yazanye irya kabiri rije kumara iki? Ryari ryaje kuvuga ibyo itavuze, cyangwa se irindi ryari rimaze kuboneka, cyangwa se ryari rimaze gusaza? Nacyo uraza kukibaza. Icyo cyo turaza kugisubirisha Bibiliya. Hanyuma muri amasezerano yombi iyi mirimo ivugwa hehe, cyangwa se ni iyi mirimo itavugwa? Iyi mirimo ivugwa muri Bibiliya ahantu hanini cyane, inshuro 340 mu isezerano rya kera n'inshuro 9 mu isezerano rishya. Iyi mirimo y'amaturo ni icyacumi, igaragara nko kuramya Imana, igaragara nko kwihuza n'Imana, igaragara ngaho ari umurimo w'Imana. Ndagira ngo mbanze ndebe daboro muri Bibiliya nimba Bibiliya byerekana kugira tudagana ijambo ry'Imana. Byatangiye bite? Byahereye. Iyi mirimo y'amaturo yatangiye nyuma y'icyaha cya Adamu na Eva. Iyi mirimo itangirwa n'urubyaro rwa Adamu. Turabibona hano mu itangiriro igice cyaho cya 4 umurongo 3-5. Urubyaro rwa Adamu rwabikoze kubera iki? Hamaze kubaho gucumurira Imana, ari bwoko bwa mbere bw'uburiza Imana yari igize. Hanyuma bikaza kuba ngombwa ko Adamu na Eva yakira izindi mbaraga, bakira imbaraga z'umwuka utwomoka kuri Sekibi, bigatuma urubyaro rwabo rugaragara nayo imbere y'Imana rukagayika. Haje kubaho ikintu kimeze ngo gushaka ubuhuza. Bariya abana bashaka ubuhuza, buraza kongera kubunga n'Imana, bakongera kuhimuka imbere y'Imana kugira ngo Imana ibagirire icyizere. Bashaka ituro, niyo nkomoko ya mbere y'ituro. Bashaka ituro ndetse bagiye no gutura. Ituro rimwe rya Kayini riragawa, ariko irya Abeli riremerwa. Kubera ko Kayini, iyo dusomye mu Migani igice cya 21 umurongo wa 27, muranyihanganira kubera ko mu mubiri maze iminsi bitameze neza, ariko ntabwo birambuza kubwiriza. Iryo jambo ravuga ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira, nganzwa noneho iyo gitambanye umutima mubi. Ruvuga ngo icyo gihe umurimo wakozwe wo gutamba ibitambo, igitambo cya Kayini cyaranzwe. Abeli agira iyerekwa ryo gutamba igitambo, azana ituro rishingiye ku matungo, kandi byari biri mu murongo wo gucungurwa, kubera ko kugira ngo habeho kubabarira ibyaha hagomba kuboneka umwana w'intama ugomba kumena amaraso y'abanyabyaha, kubamenera amaraso kugira ngo babashe gukira. Mu ncamake ni ituro rya mbere ryatangiriye. Ubwo ituro ryarije kuyihe impamvu hari hariho gukeza cyangwa se
kuramya Imana, hari no kwiyunga n'Imana kugira ngo haboneke communication hagati yabo n'Imana, cyangwa se hanaboneke nabwo intermediaire cyangwa se umuhuza wo kubahuza n'iki n'Imana. Hanyuma tukabona mu gice cya kabiri cyangwa se igika cya kabiri, amaturo yarakomeje kugera ku gihe cy'ubutambyi. Mu gihe cy'ubutambyi hiyongereyeho icyo bitaga icya cumi. Vanga ubutambyi bwaje bute? Ubutambyi bwaje ari ishusho igaragaza cyangwa itunga urutoki ku mutambyi mukuru uzaza ari we Yesu Kristo. Imana itoranya muri bandi muri ya miryango y'Abisirayeli, hanyuma itoranyamo mu miryango 12, itoranya mu muryango wa Lewi, imuha kugira ngo ajye atambira abantu ibitambo by'ibyaha nka vision cyangwa se umurongo wo kwerekana inzira Imana izacungura nk'abantu, ko hatavuye amaraso hatabaho kubabarirwa ibyaha. Hanyuma abanyabyaha bajya no muri bwabo batabo kugira ngo batange impongano z'ibyaha byabo. Ubundi ituro niryo rimenyekanisha kuri umunyabyaha. Nzabisobanura bihagije. Noneho kugira ngo bagumye bahamye ko ari abanyabyaha, bazanaga amaturo yo kwemeza ibyaha byabo ko ari abanyabyaha, bakayazanira abatambyi kugira ngo abatambyi babone ukuntu babatambira ibyaha nyine mu murongo bategekwaga n'Uwiteka. Hanyuma abatambyi nabo bagomba kubaho nubwo bazanaga amaturo atandukanye, Imana ibashyiriraho umwihariko wabo nabwo w'ikindi kintu kimeze nko kubaha Imana no kwemera kwirekura, bahabaha icya cumi. Imana itegeka ko ubwoko bw'icyo gihe bazajya bafata ku migabane yabo cyangwa se ibindi baronse, kubera ko bene Lewi ntibafite gakondo, nta yindi mirimo baraza gukora uretse mu ihema ry'ibonaniro. Ni ukuvuga ngo bazatungwa n'abandi bantu babaherezwa bitambo cyangwa se abagenerwa bikorwa niko nabita, bazajya baza gutambisha ibitambo byabo, hanyuma bakabazana n'icya cumi na bya bitambo bindi bagiye kugira by'amatungo. Nyuma yaho yuko igitambo kimaze umubavu maze kuzamuka, bagomba kubikuramo n'ibyo kurya. Ngira ngo iki kintu cyose abantu barakizi. Hanyuma rero muri ubwo butambyi rero iyo mirimo yarakozwe cyane, amaturo yaratanzwe kubera ko yari ayo kugira ngo ahuze umuntu n'Imana. Icya cumi cyaratanzwe, ubwo byari ibintu bimeze nko gukorera Imana uko byahabwaga abatambyi nibo babiryaga, niko birivuga. Hanyuma bigaragara ko uhaye Imana umugabane wayo. Ni ukuvuga ngo anatanda yuko Yesu Kristo aza kuducungura, byasabaga ko abantu bose babikora kugira ngo bihamye ko bafite ibyaha, bagomba kubikora. Ni ukuvuga ngo iriya mirimo niyo ihamya ko abantu bafite ibyaha. Hanyuma rero iyo mirimo aho ni mu itangiriro ndi kukubwira uko iyo mirimo yaje gutangira. Icya mbere tumaze kubona ko ituro ryari impongano y'icyaha ndetse n'icya cumi, ariko ari nawo muhuza w'umunyabyaha n'Imana kugira ngo Imana irebere umunyabyaha mwarira turo, hanyuma ntimucire urubanza rubi, iboneka aciye bugufi. Ituro rinagaragaza guca bugufi ku bwami. Ubwami bwose aho buba bukagera buturirwa amaturo. Ariko rero turaza kugera ku mwami w'amahoro. Umwami w'amahoro utarigeze yaka ituro ahubwo agaduhindukira ituro. None rero ni ukuvuga ngo iyo mirimo yagumye gukorwa, abahereza bitambo bagereranywa n'abakuru b'amatorero b'iki gihe cyangwa se amadini cyangwa se abandi bantu bavuga ko bakorera Imana, kuko bagomba gutungwa n'ibyo bintu biri muri iyo nzu. None rero twihuse kugira ngo ikiganiro kitabarambira, ibi ngibi byaje kugira herezo ki. N'ubanga isezerano rya kera ryose rigaragaza iyo mirimo irimo irakorwa, ariko iyi mirimo ijya kuvaho bwa mbere n'ubundi. Iyi mirimo Uwiteka yayikuye ikoresheje umuhanuzi Yesaya. Nimusoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya 66, Uwiteka avugira muri Yesaya avuga ngo kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 3, yaravuze ngo ijuru n'intebe yanjye sinayo n'intebe y'ibirenge byanjye, ngo muzanyubakira nzuki. Iyo ni vision y'Imana ko yerekanaga ko ihema rya mbere rigiye gukurwaho. Kandi noneho wibuka ko yusonye muri Yosuwa, Mose amaze gupfa, Yosuwa yimye ubwami, dore ko ariho naho amategeko yaherewe Mose kugira ngo ibyo bitambo bigumye bikorwe cyangwa se bitangwe. Ni ukuvuga ngo Yosuwa amaze kwima ubwami, byaje kugera igihe ko yaje gufata ya miryango y'Abalewi ayiha gakondo. Uzabisoma muri Yosuwa igice cya 20 na 21. Ayiha gakondo kugira ngo, kubera ko hari intumbero y'Imana, kuko abantu bazahora muri ubwo buretwa, ntibazahora muri icyo gikoroni, ndetse Imana igiye kuba ngiyi impongano kandi bidashoboka. Ariko mu gihe cyabyo byari byemewe kubera ko hari mu isezerano ry'umwijima n'isezerano ryo gukabakaba. Ryari isezerano ry'amategeko gusa,
kandi amategeko yagomba kumenyekanisha icyaha. Ba nyiri icyaha bagayitangira umusoro, bakagitangira impongano, bya bintu bakabitanga, kuko ubuntu bwari butaragira bute bwerekana. Umuhanuzi wa mbere wahanuye ibyerekeranye n'agakiza k'ubuntu ni Yesaya, wavuze ibyerekeranye n'agakiza k'ubuntu. Iyo usomye ndetse no muri Yesaya 53 yajya byerekana, ndetse na Yesaya 55 avuga ibyerekeranye n'agakiza k'ubuntu, ngo n'abadafite ifeza nimuze mwakire munywe amazi y'ubugingo. Ukubera iki mugura ibyo kurya bitari byo kurya nyakuri. Aho kantu ni akantu gakomeye cyane. Hanyuma Uwiteka avugira muri Yesaya 66 aravuga ngo muzanyubakira nzu ki, aho ngwiriye kuzaruhukira ni hantu ki. Inzu yari ihari ryari iremba rya mbere ry'ibonaniro, iremba ry'abatambyi. None nuvuga ngo inzu itangiye kugawa, ndetse ibitambo nabyo bigiye kugawa. Uwiteka aravuga ngo ubaga inka wanye n'uwica umuntu. By'ukuri mujye musoma, urongera kubaga inka arabahwanye n'uwica umuntu. Ubaga umwana w'indama araba ameze utamba umwana w'indama ngameze nguri kuvuna imbwa ijosi. Iyo ni ya ndama y'itungo, uko niyo yari simbozi yo kwerekana indama nyakuri, umwana w'indama ari we Yesu Kristo ukuraho ibyaha by'abari mu isi nk'uko Yohana amwerekana. Hanyuma aravuga ngo utura ituro ameze nk'utuye amaraso y'ingurube. Icyo cyanditswe mujye mugisoma. Icyo gihe n'uvuga ngo Uwiteka aratangiye guhindura ibintu, kubera ko Yesaya aratangiye guhanura ibyerekeranye n'agakiza k'ubuntu katazagira ibindi biguzi runaka. Bya bintu twasomye muri Yohana 3:16 uko Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo. Ntabwo ari uvango byatumye utanga amaturo wowe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bituma utanga umwana wayo. Icyo ni ikintu gikomeye. None rero no kuvuga ngo Yesaya amaze guhanura, ubwo turi kureba twabonye indangiriro ya biriya igihe byakorwaga, tugomba no kumenya aho byarangiriye. Uko icyo tubonye cyo cyambere, indangiriro y'iturire mu itangiriro, mu gitabo cy'itangiriro, no kuvuga ngo n'ubundi byaje kubw'icyaha. Kandi n'amategeko ngo yahoze mu isi, ariko icyaha ntawe cyabarwaga amategeko atari yaza. Icyaha nako cyahoze mu isi. Amategeko yaziye kugira ngo ashinze icyaha, agaragaze ko umuntu afite icyaha. None no kugira ngo ugiturire ituro ni ibigaragaza neza ko ukeneye imbaraga z'agakiza. Njya numva abantu baririmba ngo inuma abaririmbyi bakunda kuririmba bakagira ibihangano byiza, ngo za numa z'intunguru twari kuzikuraho, ngo ibimasa twari kubikuraho. Nyamara kandi uyu munsi wa none uracyabyakwa, bakubwira ko ufite Imana ideni. Muri make no kuvuga ngo mu yandi magambo, amaturo ni icyacumi n'indi mirimo y'ibitambo ihakana imbabazi z'ibyaha. Ihakana imbabazi z'ibyaha nyuma y'imbabazi. Uko mu gika cya kabiri turaza kubona nuko ibyo ngibi byose byagomba gukorwa, ariko bikazaherukwa n'urupfu rwa Yesu Kristo. Ubwo Yesu rero yazaga, niki Abaheburayo babivugaho. Abaheburayo hariya mu gice cyaho cya 7 umurongo waho wa 12 haravuga ngo, turasoma ngo nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse, niyo bituma n'amategeko nayo akwiriye kugira ute guhinduka. Nuvuga ngo hari abantu indondogozi y'ikirondwe yasigaye ku ruhu ingarariwe. Ubu nuvuga ngo Yesu yaba arapfiriye ubusa niba tugikora, ubwo Yesu wonje yakoze. Nuvuga ngo ibintu byitirirwa Imana, we ntacyo wakorera Imana. Wakorera Imana iki se urishoboye? Wakorera Imana iki? Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye ntiyadukirishije, ashenjagurirwa gukiranirwa kwacu. Hanyuma rero niyo icyazanye Yesu. Yesu umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Sase uko nubwo ibitambo byatangwaga, nubwo amaturo yatangwaga, nubwo icyacumi cyatangwaga, ntabwo ubutambyi bwigeze butanga agakiza. Nta nubwo abatambyi bigeze baha abantu agakiza. N'abahubwo babarwaga ko ari abanyabyaha. Nusoma mu gitabo neza cy'Abaheburayo, barakubwira ngo hari hakwiriye umutambyi uruta abandi batambyi, utitamba kenshi, utagombera impongano, utajya mu rutambiro iminsi yose, kandi ngo udafite inenge cyangwa mubanza kwitambirira ibyaha bye. Uko niko byagendaga, nabo babanza kwitambirira ibyaha byabo. Ndetse nabo ya maturo bazanirwaga nabo barayatangaga. Wari umuco rero w'icyo gihe wo gukeza Imana, wari umuco wo kuramya Imana. Numvira umbaza aravango ndetse ngo n'Aburahamu ngo nawe ngo yahaye ngo Yesu kimwe mu 10. Banza umenye ko Yesu nawe yaje atwarwa n'amategeko, kubera ko yari yambaye kamere yacu agira ngo abanze ashushanye ubuzima turimo, hanyuma azabona uko aducungura. Kandi nabwo uza kumenya isezerano rya kera ryarangiye ryari, hanyuma irishyashya ryatangiye ryari. Ariko reka manye mubwire iki ngiki,
niba hari ibyo uniringiye. Soma Abaheburayo igice cyawo cya 8. Abaheburayo igice cyawo cya 8 umva icyo havuga. Haravuga ngo ubwo Uwiteka yavuze ngo isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Uvuga ngo ya mirimo turi kubona yakunze guhitinga cyane mu isezerano rya kera, nuvuga ngo iryo sezerano ntabwo ryagumyeho. Wowe uri mu isezerano ryagize rite, ryasoje manda yaryo. Uranyumve neza. Uraza kuvuga ngo apotre hakanye Bibiliya. Ntabwo ari cyo mvuze. Nabwiye ngo ijambo ry'Imana ni ishurirwa. Kimwe nuko muri Bibiliya intama ya kera siyo ntama, mu isezerano rya kera intama ya kera ntabwo ariyo ntama ya kabiri mu isezerano rishya. Kuko intama yatangiye ari itungo, intama iza kurangira ibaye umuntu. Ako nakoze ukamenya. Hanyuma rero ibi ngibi birigisha cyane kugira ngo tubimenye. Icyo gihe se Yesaya byavuze ni iki Yesu we yaba yarabivuzeho kugira ngo tuze kubimenya. Kubera ko no mu birego bareze Yesu, buriya abanyamadini ubundi bishe Yesu. N'uyu munsi kandi bamubonye bamubamba. Kuko azanye ubuntu bwabavukije kurya, bwabavukije kugira ibyo bagona. N'uyu munsi baracyaca bamwe muri bumwe avuga ngo ni umurimo w'Imana ngo ugiye gukora ngo bigerageresha Imana. Iryo somo twaribonye muri Maraki Yesaya amaze guhanura ibyerekeranye n'agakiza k'ubuntu. Hanyuma abantu b'icyo gihe barifata, dore ko n'abatambyi icyo gihe bamaze guhabwa gakondo muri Yosuwa batigeze bareka wa murimo wabo, bagiye gufata gakondo zabo ariko baguma muri rya hema. Kubera iki? Ririya hema ryarabagaburiraga, bene rero bari barabaye abakire. N'uyu munsi wa none kandi abantu benshi bashimikiye bya cumi n'amaturo ndetse n'ibitambo bakabyitirira Imana. Imana yabaye impongano. Noneho Yesu yapfuye kugira ngo tujye tumwishyura. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ubwo nta buntu bwaba buhari, nta n'icyo yaba yarapfiriye. Wumve ko ntacyo yaba yarapfiriye, uko wowe ufite icyo gutanga. Ibyo wagomba kubitanga wowe ukigira mu rukiko ukaburana icyaha cyawe. Ibyo wagomba kubitanga ukicungura, ariko ntabwo byashobotse. Hanyuma rero byaje kuba ngombwa rero ko Yesu agomba kuza kugira ngo acungure abantu, nta feza batanze, nta kindi kintu cyari cyose batanze. Aho niho urusengero rwahindukiye, ntiryaba ari rya hema. Aho niho igitambo cyahindukiye, nticyaba kikibaye intama ahubwo kiba umwana w'Imana. Aho ngaho kandi niho umutambyi yahindukiye, umutambyi ahinduka Yesu. Kandi noneho Yesu ahindutse umutambyi, abo byagomba gutunga niba abatambyi ba mbere, urongera kubakura he, urabibaha ubikuye he. Hari abantu bakunye gusisibiranya n'uyu munsi abapasiteri baracyita ngo n'abatambyi. Reka niba uri umutambyi se ubwo Yesu yabaye iki? Ubutambyi bwa mbere ko bwakuweho, wewe waba warabaye iki? So ibyo rero byari mu muco wo gukeza Imana, kuramya Imana no kuyicyubahiro. Ngira ngo na Aburahamu yatanze icya 10. Ariko ibyo byose byaberagaho iki? Ibyo byose byabereye iki? Kwari kugira nyine ngo ibyahano bibashe gusohora, kandi noneho ahamye neza ko isezerano ry'igihe ridafite imbaraga. Kubera ko Bibiliya tubwira neza ko ngo umutambyi wese w'umubiri niwe waka kimwe mu 10. Niko amategeko amwe yabivugaga. Ariko uwo nguwo rwose we yabaye ahubwo ituro rikomeye. Hanyuma rero iyo dusomye Abaheburayo mu gihe Yesu yaducunguraga, reka durebe n'ubundi kiriya gitabo cy'Abaheburayo igice cyawo cya 9 aho cyatubwira, tuwasome igice cya 9 ku murongo wawo wa 6. Haravuga ngo icyakora ibyo bimaze kwitegurwa bityo abatambyi binjiraga minsi yose mu ihema ribanzirizwamo kugira ngo basoze imirimo yabo. Ariko mu rya kabiri hakinjiramo umutambyi mukuru wenyine rimwe gusa uko umwaka utashye, ariko ndiyinjiragamo atazanye amaraso yo kwiturira no guturira ibyo abantu bakoze ngana. Nuko rero icyo Umwuka Wera atumenyesha ni iki? Icyo kintu banze cyumve neza. Hari pastor mberetse kumva ari kwigisha abantu ababwira uburyo ngo umurimo ngo utabukora, ibyo ni bya bintu bya kera by'imitongero. Kuvanga Imana ngo izabitumuza ngo umwuka wayo ngo izagira ito byamaraki. Bira maraki yavugaga yabivuze mu gihe cyabyo uko ryasezerano n'iryo Kristo yakuyeho. Bari bagikabakaba, bari bari mu isezerano ryo gukabakaba. Ngo bagomororere imigisha ngo n'imivumo. Ubundi se horabwira umuntu ngo wingeragereshe, wirengagije umurage wa kabiri Yesu yavuze ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Uracyagerageza Imana. Kugerageza Imana ntabwo ari ryo sezerano dufite. Rero haravuga ngo nuko rero icyo Umwuka Wera atumenyesha niki, nuko inzira ijya hera cyane yari itarerekanwe ihema rya mbere rikiriho. Ni ku murongo wa 8 mu Baheburayo igice cya 9. 9 ari ryashushanyaga iby'iki gihe cya none, ubwo abakurikiza amategeko yaryo batura amaturo bagatamba ibitambo bitakibasha gutunganya rwose umutima w'ibitura. Somera abantu kuri. Niyo wabitanga bigacya, niyo wagira ute,
nta na kimwe wazana imbere y'Imana cyakujustifia imbere y'Imana uretse kwemera ubuntu. Turabakene bo kubabarirwa. None we ngo ugiye gukorera Imana kandi natwe ubwacu tujya gupfukama dusaba Imana, Mana mbi ibyo kurya, Mana agira gutya na gutya. Ese uri kujya kuyisaba hari icyo ufite noneho? None umuntu abaye ngiye ngo ndi umukozi w'Imana, ngo Imana nawe ngo binzanire. Abandi ngo nibijigo ngo by'Imana. Bongo, cyane ikinyoma. Cyane ikinyoma cyane. Ibijigo by'Imana se gute? Turi mu mudendezo, freedom. Dufite freedom. Umudendezo muri Kristo Yesu. Ntabwo ibingibi byo Imana yongeye kubishingiraho mu gihe cy'iryo sezerano. Uko Yesu we ndi yari gupfa. Uze kumenya ibintu byatumye Yesu apfa, umenye na Yesu apfa yarahindutse ibintu bingahe. Ngo kandi ndi yinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa y'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Wenda ntabwo yagombeye ibitambo, ndi yagombeye amaturo, ndi yagombeye icyacumi. Bibiri twereka neza ko yaje kugira ngo asimbure ubwo butambyi. Yasimbuye ubutambyi. Kubw'ibyo ku murongo wa 15, kubw'ibyo niyo gituma abo umuhuza w'isezerano rishya kugira ngo abahamagawe bahabwe ibiragwa bidashidikanywa byasezeranijwe ubwo habayeho uwapfiriye gucungura abacumuye bagitegekwa n'isezerano rya mbere. 16 iyi sezerano ryo kuraga ribonetse hakwiye kuboneka ibihamya byo ari sezeranije ko yapfuye. Isezerano ryo kuraga risozwa n'urupfu rwa nyiraryo rwonyine kuko ntacyo ryamara rwose wari sezeranije akiriho. Nicyo gituma n'isezerano rya mbere ritakomejwe hatariho amaraso. Haleluya. 23 turavuga ngo nuko rero byari bikwiriye ko murongo 23 byari bikwiriye ko ibishushanyo by'ibyo mu ijuru byezwa muri bene ubwo buryo, naho ibyo mu ijuru bwabyo bikezwa n'ibitambo biruta ibyabo. Uko Yesu atinjiye ahera haremwe n'intoki hasuraga ahandi, ahubwo yahinjiye mu ijuru ubwaho kugira ngo ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Kuko biba bityo akwiriye kubabazwa kenshi uhereye kuremwa kw'isi, ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mbere y'ibihe kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba. Akuzeho ibyaha kwitamba. Yesu ashimwe. Ngira ngo iri jambo ni ijambo ryumvikana. Yesu nawe hari icyo bivuze muri igitabo cy'Abaheburayo. Nuvuga ngo yusomye mu gice cyawo cya 10 ukagenda noneho kujya ku murongo waho wa 8 wa 9. Ku murongo wa 5 navuga ngo niyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo niho bishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ndi wishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Mbera ko ndavuga ndi dore ndaje Mana, niko mu muzingo w'igitabo byanditswe nzangwa no gukora ibyo ushaka. Ibitambo n'amaturo Imana ntabwo yigeze bishaka. Uko byari kuba bihagije Yesu ntaba agipfuye. Hanyuma ku murongo wa 9 ahera ko aravuga ati dore nzangwa no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Ibya kabiri ni ibi. Haravuga ku murongo wa 10 uko gushaka kw'Imana niho kwatumye twezwa tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe ngo bibe bihagije. Kurikira mu Befeso 5:2 atubera ituro, atubera n'umubabwe uhumura neza. Yesu yabaye ituro. Yaragutambiye, yaraguturiye. Yandirimba ngo yanyishuriye imyenda yose. Ntabwo imyenda Yesu yishyuriye ku mabotike. Ntabwo ari ibirayi wafashe mu isoko. Ni ibiguzi, ni imyenda wabazwaga, ni za numa, ni ya maturo, ni bya byacumi washyiraga abatambyi kugira ngo uruhuke ubone agakiza kubunga. None wongeye kwihangira gukiranuka, wewe ngugiye waba umukire nyuma y'urupfu rwe, ubaye umukire ngo ugiye kubijyana ngo urukore umurimo w'Imana. Hari ikintu Pawulo yavuze. Pawulo mu rwandiko yandikiye Abakolosayi igice cyawo cya 2:8 yarabwiye ngo mwirinde abanyagisha ubwenge bw'abantu ngo n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahaweho pasekuru hakarande. Imihango y'abantu niyo mihango yo mu isezerano rya kera, ni imihango y'idini. Ntabwo Imana, umurimo w'Imana ugishingiye muri iyo mirimo. Umurimo w'Imana uvugwa uri muri Matayo 24 umurongo wawo wa 31. Ndibwira reka tuharebe
wumve icyo twe turyozwa w'Imana nyakuri. Umurimo w'Imana nyakuri, Matayo 24 umurongo waho wa 31. Haravuga ngo uko bizamera Yesu nagaruka. Hanyuma aya magambo haravuga ngo uko bizamera Yesu nagaruka, hava ku byerekeranye n'uburyo abantu bazacirwaho iki hiteka, gucirwaho iteka. Reka tubirebe muri igitabo cya Matayo 23:1. Yego murababarira, ni mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 25 umurongo wa 31. Haravuga ngo umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika be afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanura ng'urobanura nk'umwungeri urobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyire ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwa ubwami bwabatunganirijwe uhereye kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazabaza bati mwami twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa, kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika, kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza gusura. Umwami azabasubiza ati ndabwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, ari nge mwabikoreye. Uwo niwo murimo w'Imana, gucirwaho iteka. Nta handi Uwiteka azakubwira ngo ntiwatanze amaturo, nta handi Uwiteka azavuga ngo ntiwatanze. Ibyo byatangiranye n'isezerano ryabyo. Ntabwo watanze icya 10. Ubutambyi ntabwo gihari ko dufite umwami umutambyi mukuru ari we Kristo. Ahubwo hari imirimo izaguciraho iteka. Umurimo abizera basigaranye ni umurimo w'ubuntu w'abizera wo gusonzoranyiriza imbiye ku bakene ndetse no gutunga abakene, kuko gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Ariko ntabwo ufite n'umwami bizabimaze iki? Ntabwo by'agakiza bikigurishwa, nta nubwo bikigurwa. Ndetse nunabireba neza n'umurimo w'Imana ntabwo ari uko nguko wagombye gukorwa. Icyakora intumwa hari icyo Yesu yazibwiye, baramubajije bakajya bamuhata ibibazo. Aravuga ati mwebwe aho muzagera bazabakira, bazabagaburira, bazabaha amazi yo kunywa. Umubwirizabutumwa akakubwiriza ubutumwa bwiza, ntabwo wamwicisha inzara yaguhaye iby'umwuka. Ariko bitandukanye na business, bitandukanye n'ubucuruzi, bitandukanye n'umusoro. Ntabwo urongera gusubira mu mategeko twaracunguwe n'ubuntu ngo ujye kubarira umuntu umushahara winjiza n'uyu nguyu ngo hanyuma ngo zana icya 10 kuri umushahara wawe. Ubwo nta buntu bwabuhari, ntabwo Yesu yabaraducunguye. So bavandimwe rero, ngira ngo urupfu rwa Yesu niko rwashoje ibyo. Ijambo byose birarangiye, ni ririya ryavuzwe mu Baheburayo, kubera ko igihe cyari kigeze kugira ngo noneho twinjijwe ahera, umwenda utabukamo, buri muntu wese yinjira ahera. Kwinjira ahera bavanga umwenda yatabutsemo ni wo muri rya hema, kuko Yesu mu rupfu rwe burya rya hema ryashushanyaga urusengero nyakuri, ariko rwari ruri muri wa mubiri wa Yesu Kristo. Arabanga umwiza ntacirirwaho iki hiteka. Mwese abarushye n'abaremerewe bari ku musaraba muze munsange ndabaruhura. Nubango wari uri ku musaraba wese cyangwa atumbira uriya musaraba akizera yabazweho ubugingo buhoraho. Ntabwo agomba gusubira muri rya hema ryashanyuwe. Abatambyi byari bivuze ngo abatambyi basohotse muri rya hema, none mwongeye kuri dodo, mwongeye kuri doda, kandi yasize rishanyuye, ariko amadini yongeye kuri doda kugira ngo baronge. Niyo mpamvu Yesu agarutse nkaba bamwica, uretse ko batanamubona. Ariko bavandimwe, mwe kuyobya intore, nta kintu umuntu yakora kugira ngo yemerwe n'Imana. Nta mirimo n'imwe umuntu yakora yindi yashimisha Imana, ahubwo ni ukwakira ibyo Kristo yatugeneye. Iki cyigisho ni kirekire kandi tuzakomeza kukiga, tuzagenda duhura nabyo ahantu hagiye hatandukanye. Ariko niba ukora ubwo ibyo Kristo yarakoze byaba ari imfabusa. Ituro rero mu isezerano rya kera twarisobanuye icyo ryakoraga, n'ibya 10 twarisobanuye icyo byakoraga. Hanyuma nubona amahirwe yo kubona igitabo cyitwa Ibimenyetso by'Ubuhakanamana, kibivumuzi cyane ku isomo ryawo rya 4.
amahoro y'Imana agumye abane namwe kandi Imana ibahe umugisha. Ntabwo mbabujije kugira imirimo myiza mukora, ariko imirimo myiza ntabwo iba hariya. Imirimo myiza iri muri ba bandi tumaze kubona. Hari abakene bari ku musozi w'iwanyu bari kurira, hari ababuraye babashije kumenya, hari abadafite aho kuba babashije kumenya, ariko uri kwikorera amafaranga bya bindi bavuze ngo kiya bibwara wanyweye n'ubundi cyangwa se wariye niburya, aho ugafata umuntu ufite imodoka ngo umuhaye amafaranga, ugafata umuntu ufite aho kuba ngo niwe ugiye gushakira aho kuba, ugafata umuntu uri mwirere ati nuko binuko. Nyamara kandi Imana izakubaza, kuko nimba warakira ubuntu bwa Kristo wagombye gukora ibyo Kristo ashaka, ugakora imirimo y'abakiranutsi. Ubutaha tuzagaruka hano tubabwira imirimo yasimbuye ya mirimo yakorwaga, tuzayibasobanurira kuko hari ibigomba gukorwa ariko nabwo bitari amategeko, ahubwo tubwirijwe n'umwuka wera w'Imana. Igikorwa umuntu akoranye kwizera nicyo gikorwa gishimisha Imana kandi kikamugirira akamaro. Amahoro y'Imana abadukurikira abane namwe, kandi wowe wumva rino jambo ukumva ari kubangamiye, ntabwo ari nge ahubwo niko ijambo ry'Imana ribyerekana. Kora like na comment kugira ngo uzambaze aho natandukiye, nzajya nakuvira umuzi, njye nakubwira n'imvano yabyo. Amahoro y'Imana abe muri mwe.